Olivier Nduhungire a déclaré « Si les sanctions pouvaient résoudre le problème, je donnerais ma signature dès demain. » Ibihano biramutse byashoboraga gukemura ikibazo nabishyiraho umukono ejo. Ibyo ni byatangajwe na Ambasaderi Olivier Nduhungirehe mu kiganiro cyo kuwa 12 Gashyantare yagiriye kuri LFI, akaba yakigize nyuma y'ikiganiro cyabaye ku itariki 11 Gashyantare aho umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Patrick Muyaya yaganiraga n'iki gitangazamakuru. Ikiganiro rero nkabagiye kukikugezaho cyose uko cyakabaye, aho bagarutse ku bintu byinshi bigiye bitandukanye, yaba kuri M23 ndetse n'ibitandukanye bijyanye n'ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri gutegurira igihugu cy'u Rwanda n'ibindi bitandukanye by'iterabwoba mpuzamahanga bakomeje gushyira ku gihugu cy'u Rwanda. Ngira ngo murabizi ko atajya aripfana Olivier Nduhungirehe akaba yasubije mu buryo bukomeye cyane ibibazo by'umunyamakuru wa LFI ya Addis Abeba David Bashirika bagezeho ikiganiro cyose uko cyakabaye. Olivier Nduhungirehe, monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. La guerre dans l'est de la RDC se poursuit malgré les différents accords signés depuis le mois de juin à Washington et à Doha. En décembre, la FCM 23 s'est retirée de la ville d'Ouvira, un pas important, mais il y a ensuite eu ces tirs de drone à Kisangani. Que faut-il désormais pour que cette rébellion soutenue par le Rwanda cesse ses attaques dans l'est de la RDC? Umunyamakuru yatangiye amubaza ati Olivier Nduhungirehe, mwaramutse nyakubahwa minisitiri, intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iracyakomeje nubwo hari amasezerano atandukanye yashyizweho umukono kuva muri Kamena i Washington na Doha mu kuboza AFCM 23 yavuye mu mujyi wa Uvira. Byari intambwe ikomeye, ariko nyuma haza ibyo kuraswa hifashishijwe drones ikisangani n'iki gisigaye gikenewe kugira ngo ubu bwigomeke bushinjwa gushyigikirwa n'u Rwanda buhagarike ibitero mu burasirazuba bwa Kongo. Olivier Nduhungirehe mu gusubiza uyu munyamakuru David yagize ati nta munsi ushira hatabaye ibitero byo mu kirere bikorwa na leta ya Kongo bigabwa ku birindo bya AFCM 23. Ibyo bikaba ari ukurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano, ariko kandi ikirushijeho gutera impungenge n'ibitero bigabwa ku midugudu y'abanyamurenge mu gihe hari kwiyongera imvugo z'urwango. Bityo rero Perezida Tshisekedi asinya amasezerano y'amahoro cyangwa ayo guhagarika imirwano yabikoze akoresheje ukuboko, ariko ntabwo yigeze abikora ku mutima. Ibyo nibyo kibazo. Umunyamakuru wa LFI akaba yahise amubaza ati uvuze ku banyamurenge. Ejo bundi Kigali yashyiraga ikibazo ku kuba hariho ingabo za FDLR, uwo mutwe w'inyeshyamba washinzwe n'abahoze ari abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, kandi ukaba ugikomeje gushaka guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Ku ruhande rwa Kongo, igihugu cyanyu gishinzwe gukomeza iyi ntambara kugira ngo kiheshe ububasha ku mabuye y'agaciro. Olivier Nduhungirehe ati ibyo ni imvugo iciriritse cyane kandi bazi neza ko atari ukuri. Hari ikibazo cya FDL mu burasirazuba bwa Kongo, abona abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 bakaba bararerwaga bagashyigikirwa na leta ya Kongo ndetse bakinjizwa no mu ngabo z'igihugu cya Kongo. Niyo mpamvu habaye amasezerano ya Washington, hagomba kubaho icyemezo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyo kudindiza no gusenya FDLR no guha u Rwanda amahirwe yo gukuraho ingamba zarwo zo kwirinda. Bityo FDLR ni ikibazo gikomeye kiri mu mutima w'iyi ntambara, kandi kigomba gukemurwa binyuze mu kuzisenya burundu nk'uko biteganywa n'amasezerano ya Washington. Umunyamakuru wa LFI yahise agira ati mu mpera za Mutarama u Rwanda rwiyemeje ku mugaragaro ko rufitanye ubufatanye mu by'umutekano na AFCM 23 mu gihe mbere igihugu cyanyu cyakanaga ko gishyigikira mu bya gisirikare uwo mutwe witwaje intwaro. Kuki mu byemero? Olivier Nduhungirehe ati kubera ko AFCM 23 ari umutwe w'abanyekongo. Umunyamakuru ati ushyigikiwe n'u Rwanda? Nduhungirehe ati hari inyungu zifatika zihurira no kuvuga ngo zihuza u Rwanda na AFCM 23, kandi izo nyungu zihuriweho ni FDLR. Umunyamakuru wa LFI ati ariko se kuki mu byemero ubu mu gihe mbere mwabihakanye? Patrick Muyaya, minisitiri akaba n'umuvugizi wa leta ya Kongo, abifata nk'ukwiyemerera kwa leta yicaye
ku binyoma yongeye kubivuga kuri radiyo yacu ku wa 11 Gashyantare 2026. Mwamusubiza iki? Olivier Nduhungirehe ati ibyo byerekeye ikinyoma Patrick Muyaya azi neza icyo avuga kuko ari leta ya Kongo yinjije abo bagenosideri ba FDLR mu nzego zayo, kandi uyu munsi nkiri kuvugana namwe FDLR iracyashyigikirwa na leta ya Kongo. Bityo rero iyo Patrick Muyaya yavuze ikinyoma azi neza icyo avuga. Umunyamakuru wa LFI akaba yese agira ati hari amajwi asaba ko u Rwanda rwafatirwa ibihano mpuzamahanga. Leta zunze ubumwe za Amerika zishobora gufata icyo cyemezo vuba. Mu minsi ishize twumvise Perezida Paul Kagame asubiza icyo kibazo mu magambo akakaye, namwe kandi nyakubahwa minisitiri ntibigira icyo bibatera ubwoba. Olivier Nduhungirehe ati iyo ibihano byashoboraga gukemura ibibazo byimakajwe cyangwa bimaze igihe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nabishyiraho umukono ejo mu gitondo. Mwari muzi ko no muri 2012 ndetse no muri 2013 hari n'ibihano byafatiwe u Rwanda. Ese byakemuye ikibazo cya Kongo n'icya M23? Oya, intambara yongeye kubura hashize imyaka 8 mu kwakira 2021. Bityo rero iki gitekerezo cy'ibihano nkaho byaba ari inkoni y'ubumaji nta shingiro gifite. Nta bihano na bimwe byo ku isi byatubuza kurinda umupaka wacu no kwirinda ko abaturage bacu bahura n'ibyababayeho mu 1994 byakozwe na FDLR. Umunyamakuru wa LFI ariko se ibyo ntibyaba igihombo gikomeye ku butegetsi ku isura yabwo ku rwego mpuzamahanga ndetse no kubikurura ubukungu? Nduhungirehe ati oya, byigeze kuba no mu gihe cyashize, bityo icyo si ikibazo gifite ishingiro. Turi mu isi aho buri wese agomba kwikorera umutwaro we. Ibihano ntabwo tubyishimira kandi si cyo kibazo nyamukuru. Ikibazo nyamukuru ni ugukemura ikibazo cya Kongo uhereye ku nkomoko yacyo, ni ukuvuga gutera imbaraga mu gukemura impamvu shingiro zacyo. Umunyamakuru yakomeje agira ati ese mu by'ukuri amasezerano ya Washington ntiyita cyane ku nyungu z'ubukungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane cyane ku gutanga amabuye y'agaciro kurusha uko yagera ku musingi w'amahoro nyayo ku butaka hagati y'ibihugu byanyu byombi, u Rwanda na Kongo? Nduhungirehe ati amasezerano ya Washington agamije amahoro n'iterambere, abanza kugira igice cy'umutekano. Umunyamakuru ati ariko biragaragara ko atarimo gukora ku butaka. Nduhungirehe ati ntabwo arimo gukora kuko atarashyirwa mu bikorwa, niyo mpamvu twiyambaje Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe binyuze mu buhuza bwa Afurika kugira ngo iki kibazo cy'umutekano gikemurwe, bikazafungura inzira yo gushyira mu bikorwa igice cy'ubukungu. Umunyamakuru ati muracyabyizera? Nduhungirehe ati turabyizera rwose, niba mu kurinda inyungu za Amerika harimo kugera ku mahoro arambye mu karere, natwe turabyakira. LFI umunyamakuru wayo ati uko byagenda kose ikibazo cy'ubutabazi mu burasirazuba bwa Kongo kirakomeye cyane. Hari amagana y'ibihumbi by'abayimuwe, ikibazo cy'ibiribwa kandi imiryango itanga ubufasha bwihutirwa kubera intambara igurwa no kugera ku baturage. Kubera ko igihugu cyanyu u Rwanda gifatanya na AFC M23, ntimufite uruhare mwagira mu korohereza kugera ku butabazi bwihutirwa. Nduhungirehe ati yego, MONUSCO ifitanye ibiganiro bya hafi na AFC M23, natwe u Rwanda twiteguye gufungura imipaka yacu kugira ngo dufashe korohereza kugera ku butabazi bwihutirwa. Umunyamakuru ati ariko se ibyo si mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Nduhungirehe ati ariko MONUSCO ndetse n'imiryango mpuzamahanga ifite uburyo bwo kuvugana butaziguye na AFC M23. Bityo rero ubuyobozi buri ku butaka bugenzura ako gace bufitanye imikoranire n'imiryango itanga ubufasha ndetse na MONUSCO. Ntekereza ko ikibazo cyose kijyanye no kugera ku butabazi kigira igisubizo hagati y'impande zombi bireba. Umunyamakuru wa LFI akaba agira ati muri iki gihe muri kwitabira inama y'abaminisitiri y'ububanyi n'amahanga ibanziriza inama y'abakuru b'ibihugu na za leta y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Kuri iyi dosiye niki
mutekereza cyangwa n'iki mwiteze ku cyemezo kizava muri iyo nama ya Afurika yunze ubumwe? Olivier Nduhungirehe ati u Rwanda ruzatanga igitekerezo cyarwo, nta cyemezo cyihariye gitegerejwe muri nama kuri iki kibazo. Hari ubuhuza bwa Afurika bukomeje, hari n'ubuhuza bwa Amerika, hari n'ubwa Katari nabwo bukiri gukorwa. Uyu mwaka ugomba gukoreshwa neza kugira ngo intambwe yatewe mu masezerano y'amahoro ya 2025 ikomezwe kandi ishimangirwe muri 2026. Ngira ngo rero murabyumvira neza cyane ibyatangajwe na Olivier Nduhungirehe. Ndabashimiye cyane inshuti bakunzi ba Pilot News TV, baraba agaciro. Olivier Nduhungirehe, Monsieur le Ministre, merci. C'est moi qui vous remercie.